Yesu ashimwe cyane. Reka sabe abaza gukurikira mbasabe tubane mu mwanya muto, muve mu bindi bintu bibarangaje, ibindi bintu mwari murimo, munkurikire mu mwanya muto kuri iri sengesho ryo kubohora cyangwa se isengesho ryo gufungura ibintu by'abantu batandukanye byari bifunzwe na Satani. Reka dusenga Imana. Data, ndagushimira kuri kumwe natwe, ndagushimira kuri mu ruhande rwacu, ndagushimira ko wadutoranije, ndagushimiye ko turi abagaragu bawe, ndagushimiye ko turi ubwoko bwawe, ndagushimiye ko utuzi mu mazina, kandi isi n'ibirimo byose biyoborwa nawe, biyoborwa n'ijambo ryawe. Ubwo ngiye kuganiriza abera, abantu bafite ibibazo bitandukanye, ndagusabye Mwami kugira ngo uze kubohora imitima, ibitekerezo, imibiri ifite ibibazo, tabarwe nawe. Urakoze kandi ushimwe kuduhaye umugisha n'imbaraga. Isengesho ribohora, isengesho rirema, isengesho rishiraho inzira ahatari inzira hakaboneka inzira, niyo uzuca inzira aho zitari, kandi iyo uvuze byose birashoboka, iyo utegetse ibintu byose birakunda, iyo uvuze abantu bose barakumvira, barakubaha, kuko niwe ufite ubuzima bw'abantu mu biganza. Iyo uvuze ngo umuntu abeho, abaho. Iyo uvuze ngo nasinzire ave mu mubiri, aragenda. Ndagusabye Data kugira ngo ukore ibitangaza bikomeye, utanga umugisha ukomeye, utanga imbaraga zikomeye mu bwenge budasanzwe mu bantu b'Imana. Ndakwereka abasaza, abakecuru, abasore n'inkumi, abagabo bakiri bato, abagore bakiri bato, buri wese aho yicaye umuhe gutuza no kwizera. Abarwaye ubwoba, abarwaye gushidikanya, abafite ibibazo bitandukanye mu buzima, ubatabare kandi ubabere igisubizo. Nizera imbaraga, nizera gukora kwawe, nizera ibitangaza biva mu biganza byawe Mwami. Ubwo ngiye gusengera abantu, ubwo ngiye kuvuga ibintu bigomba gufunguka, ibintu byari bifunze kugira ngo bibonerwe ibisubizo, ndakwizera kandi nzi yuko uza kubikora, kuko uri Data, uri Imana, kandi uratwishimira. Destanfora bemerite compteur de la rimeria sanko edelema. Kweretse Mwami abakurikira bahabwa ihumure, bahabwa ubutabazi, bahabwa ibyishimo, bahabwe kwizera, bahabwa urukundo, bahabwa umutima utuje, bahabwe kubabarira. Kandi turasenya imigambi yose y'umwijima. Hari imbaraga zitsikamira abantu, abantu benshi baratsikamiwe na Satani, bigatuma batakunda Imana, bigatuma batagira amahoro yo mu mutima, bigatuma batagira ibyishimo. Turasenya izo mbaraga zitsikamira abantu, ubwoba, gushidikanya, kutagira amahoro, kutagira umutima utuje. Iyo migambi ya Satani niyo twirukanye, niyo dusenye. Iyo migambi y'umwanzi y'umwijima niyo twirukanye. Dusabye uburinzi bw'ijuru, dusabye ubutabazi bw'Imana ngo bugote abakurikira. Kandi agushimiye kutanza umugisha n'ihumure no kurindwa no kunyurwa, abantu kunyurwa, abantu kwishima, abantu guca bugufi, abantu kumenya ko uri umuremyi, uri umucunguzi w'ubuzima bwabo. Satani ihuma abantu amaso bakagira ubwoba, bagatinya. Abantu b'Imana, abantu waremye mu shusho yawe, batinya Satani, batinya abadayimoni, batinya imbaraga z'umwijima, kandi ari ibikangisho, ari ibintu byapfuye, ari ibintu bitavuga, ni ibintu bitagira ubuzima, ni ibintu bitariho. Niyo mpamvu nsabye Mwami kugira ngo abera bawe ubahe imbaraga, kandi ubahe kumenya ko ubakunda. Ndizera ko bakumva, kandi ndizera ko bakuyoboka, bagukorera, kandi bakagenda uko ushaka. Ndizera utware, ndizera guhembura kwawe, ndizera ubutabazi bwawe, ndizera ibyishimo bitangwa n'ijuru, ndizera pipe banda la ridesiva compre de vie ergenema. Ndagushimiye Mwami kutanza imbaraga, kutanza ububyutse, kutanza ibyishimo bikomeye, amahoro, kubabarira, guca bugufi, kwirinda no kumva Imana. Urakoze kandi ushimwe kutanze ubuzima bwiza. Hari abafite ibibazo by'indwara
zigenda zigaruka, baryama bakarara barwana n'imyuka mibi, abantu barara ku magufwa, barara ku mibiri y'abantu bapfuye, imbaraga z'abadayimoni, abantu bisegura imyuka mibi, abantu bisegura imbaraga z'abarozi, z'abapfumu. Iyo myuka turayisenye mu izina rya Yesu. Turakingura itara ry'Imana, turakingura umugisha w'Imana ku buzima bw'abantu. Mwami, abantu babashe kumenya ko Yesu ari we utanga ubuzima, ari we utanga amahoro. Abantu bareke kwizera shitani no gukorera shitani no kuyoboka shitani, ahubwo basenyere shitani kugira ngo bamenye Imana, bamenye ijuru, bamenye ko bazabona ijuru nibakiranuka, nibirinda, nibasenga, nibaca bugufi, nibumvira. Ndizera gukora kwawe, ndizera ibitangaza byawe. Tanga ihumure kandi utange kunyurwa no kunesha, urukundo, amahoro yo mu mutima, kandi no kugenda uko Uwiteka ashaka. Urakoze Mwami, ubwo ngiye kuganiriza abera, bahumurike, batinyuke, bamenye ko imbaraga bafite zishobora gusenya imigambi y'umwanzi, bamenye ko ari Uwiteka usenya imigambi ya Satani. Urakoze Yesu kubohoye imibiri, imitima, imiryango, ibyifuzo, imishinga, ubuzima bw'abantu uhemburwe n'Uwiteka. Urakoze Mwami ko waturemye mu shusho yawe kandi udukunda, utwishimira, udufite muri gahunda ibintu byiza kandi bikomeye. Ndagushimiye kandi aguhimbaje, kutanze kubaho, kutanze kurama, kutanze ibyishimo. Mu izina rya Yesu nsenze, urakoze. Amen. Yesu abahe umugisha kandi Yesu akomeze abarinde, abanezeze, abashigikire. Mugubwe neza, mwumva Imana, mutinyuke kandi mumenye ko Uwiteka abakunda. Imana yaremye ijuru n'isi, niyo idufite muri gahunda, niyo idufite mu mugambi wayo, kandi niyo dukorera, ni nayo twizera, ni nayo tuhimbaza, niyo turamya, niyo yadukuye mu byaha, niyo tuzakomeza gukorera. Rero ndabibutsa ko twakomeje gahunda ya deliverance, gahunda ikomeye, gahunda yo kubohora ibintu bitandukanye. Reka mbasobanurire neza. Abantu baribaza ngo ese ni gute Imana itanga umugisha, ni gute Imana isenya ibintu Satani yubatse. Reka mbabwire mwabagaragu b'Imana, hari n'igihe abantu bibaza ukavuga nti nje ndi kure ya Bishoprubanda kumuhanuzi, nubwo agiye gusenga isengesho ararisenga ari muri Afrika, nanje ndi mu Bushinwa, ndi Canada, Imana intabare koko? Nagira ngo kubwire ngo ni Imana iri hose, ni Imana ishobora byose. Kandi nagira ngo mbabwire ko atari ejo ubikora, ahubwo birakorwa n'Imana, birakorwa n'Uwiteka. Nje ndakanwa ku Uwiteka, ndakanwa ku Mwami w'abami, ndiho ndavuga ibyo mpawe na Data. Rero aho uri gusa ugakurikira ukumva isengesho rirakubohora. Ariko reka mbanze ngusengere wowe urwaye umugongo. Kurandeba, kurareba, kurakurikira, uraza kwibaza, ariko reka ngusabe ubuza kuba uri mukurikira, utangire kwizera gukira umugongo, utangire muzima. Dore ugenda wunamye, urahengama, ufite ikibazo cy'umugongo, ukumereye nabi, ufite gahunda zigoranye, ndetse ugomba no kubagwa. Ibibazo byawe by'umugongo byabaye birebire, barakubaze kenshi, warivuje byaranze, ariko nagira ngo kubwire ngo umuriro wa Yesu utwika, umuriro wa Yesu ko ukuraho ubumara bw'indwara, utwike umuriro wa Yesu winjire mu mugongo wawe ube muzima. Akira gukira mu izina rya Yesu. Amen. Urakize wewe wari ufite ikibazo cy'umugongo. Eka ngusengere nawe ufite ikibazo cy'imitsi. Uraryama imitsi ikagufata nijoro, kaboroga, kumva ufite ikibazo gikomeye cyane. Eka dutume umuriro wa Yesu mu mitsi y'amaguru kugira ngo ube muzima, kandi Yesu akugire muzima. Yesu yavuze ni ijambo rimwe gusa, nkunda Yesu cyane kuko ni umwami kandi ni umunyembaraga. Ijambo rimwe gusa rya Yesu riza rigenda rigasenya ubumara n'ubutware n'ibirindiro by'umwanzi, amahoro agakomeza, tukabaho neza kandi tukagira umugisha n'ubuzima bwiza. Birakunda iyo twizeye, kandi birakunda iyo tuvuze Data, kuko iyo tuvuze Yesu ibintu byose birashoboka. Imitsi nibe mizima mu izina rya Yesu. Akira gukira, kira gukira. Abantu benshi baba bashaka ngo dufate aho barwaye. Ubwo mubishaka, ubwo ariko ubikeneye, fata ahantu babara, fata amaguru yawe, imitsi, hafate usengere, hafate dusenge.
Ah, détail, la déposande la kiria faza, sansere boni ya coton eglema. Ndagushimiye mwami ko iriya mitsi ibaye mizima, iriya pepo yimuke, amaguru abe mazima, imitsi igororoke, iriya mitsi yifunditse, imitsi ye abyimbye, umubiri birenge bibyimba, amaguru abyimba, imitsi nibe mizima. Ndagushimiye mwami kuvuye uyu muntu akaba abaye muzima, ntaca kibaye kandi uramukijije. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kubyemeye mu izina rya Yesu Kristo umwami twizera kandi twemera, amena. Ndagenda mbabwira ibintu bitandukanye, nge nashiramo n'amasengesho yo gukiza indwara ndetse n'ubuhanuzi bugufi buke buke. Ico ngendereye uyu munsi ndavuga ku bintu bikeya, twavuze ibintu byinshi, uyu munsi turavuga ibintu bitandatu. Ikintu cya mbere ni abafite umwuka w'ubusambanyi mu muryango. Icya kabiri ni ababaswe n'umwuka w'ubuhehesi mu muryango nanone. Icya gatatu ni abafite bizinesi zitagenda neza. Icya kane ni abafite karande yo kwiyahura mu muryango. Icya gatanu abafite karande yo kwangwa kutagira igikundiro. Icya gatandatu ni abantu bataza basinzira, bagira ibitotsi bike, bidroga kugira ngo babashe gusinzira. Abantu bagira ibitotsi bikeya. Ni ibintu bitandatu tugiye gusengera kugira ngo abantu babohoke, bagire ubuzima cyangwa se batabarwe. Imana ishimwe. Turebye Yohana ibice 14 murongo wa 12, ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko nja kwa data. Nagira ngo mbabwire ko ibi dukora, ibindimo nkora, iyo nsengera abantu, iyo mfasha abantu baba bafite n'amatsiko bakavuga ati ariko Bishoprubanda yatangiye gusenga ryari, akora umurimo gute, akorera hehe? Ubundi nje nkora ndi umushumba mu itorero Newjerusalem, kandi naho nkorera umurimo umunsi ku munsi. Kubera ikoranabuhanga ngenda mfasha abantu buhoro buhoro, kubera ko n'ubundi abantu baratondaga bakaza bakatonda nkabakira ari benshi, ariko kubera ikoranabuhanga ndabafashiriza aho bari mu ngo zabo. Bamwe nkabafasha batanampamagaye, bakurikira bakaza guhabwa ibisubizo, abandi bakampamagara nabo nkabafasha. Ariko nagira ngo mbabwire ko Imana ari inyembaraga, kandi Imana ni urukundo. Imana ni urukundo, nta kintu na kimwe kidashoboka iyo twizeye, iyo dushaka Imana. Ibintu byose birashoboka, ibintu byose birakunda. Ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ariko reka nisengerere abana b'imfuzi. Abana b'imfuzi bibaza akavuga ati ariko nje sinabonye data, nje sinabonye mama, nje ntabwo narezwe n'ababyeyi, ariko se nzabaho gute? Mbabwire mwamfuzi mwe munkurikira, Imana igiye kubaha umugisha. Kambasengere kugira muzamuke mu ntera, muzaba abanyamugisha, muzagira imiryango myiza kandi minini, muzarera abana banyu kandi bazagubwe neza. Kandi namwe Imana ibahoze amarira yo kuba mwararize mutarashoboye kubona ababyeyi banyu ngo babarere neza. Ariko nagira ngo bahumurize mbabwire ko Yesu ari umubyeyi ukomeye, kandi Yesu ni umubyeyi mwiza, azakomeza kubana namwe. Imana yakurinze kuva uvuka ugakura bigoranye, ariko ukabaho, ukiga, ukabaho, ukagira ubuzima, none uyu munsi ukaba uri umuntu mukuru. Nagira ngo ubwire ngo imbere ni heza, kandi nkwifurije kubaho neza no kugira ubuzima bwiza. Ni igikundiro cy'ijuru, kandi Imana irakuzi, iragukunda, kandi uzagira amahoro menshi. Ni ku Uwiteka mbwiye ngo n'ubuhanuzi bwawe nk'umwana w'imfubyi, ariko ndakubwiye ngo uzarama kandi uzagira amahirwe akomeye, uzagira umugisha udasanzwe, kandi Imana izakwagura, kandi umuryango uzagukomokaho uzaba umuryango mwiza, umugisha kandi unezerewe. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikurere neza, ikurerere n'abo uzabyara, kandi uzabe umunyamugisha ukomeye. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikurere neza, ikurerere n'abo uzabyara, kandi uzabe umunyamugisha ukomeye. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikurere neza, ikurerere n'abo uzabyara, kandi uzabe umunyamugisha ukomeye. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikurere neza, ikurerere n'abo uzabyara, kandi uzabe umunyamugisha ukomeye.
gukorera imana cyangwa se gusenga, kwirukana imyuka y'indwara, abadayimoni n'ibindi, kubohora abantu baboshwe, kubohora abantu baboshwe na Satani, ubutabazi. Twebwe n'ubutabazi, ni isengesho ry'ubutabazi, n'Uwiteka ukora iyo mirimo. Ibintu zagiye bibata imiryango. Hari abantu bibaza ngo ese naje buriya nzatunga, nzagira amafaranga, nzagira ubushobozi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo wambabariye ukizera, nanje kaguhanurira muri aka kanya. Tangira witegure. Uribaza ese nzagira amafaranga, nzagira ubushobozi, nzagira inzu, nzagira imodoka, nzagira... Reka nkubwire ngo izere kubaho kandi izere gukora kw'Imana. Imana iguha akazi. Ahubwo cyo mbona nuko uri umunebwe, ndagusaba ko waba umukozi ukava mu bunebwe, kugira ngo Imana izaguhe akazi kandi uzagakore neza. Imana nikwagure, guha akazi, guha ibyo ukora, utera imbere, ugira ubuzima bwiza n'umugisha uva ku Mana. Akira ubwo buhanuzi rero, ubwo wibazagaho kuzatunga, uzagira ubushobozi, Imana irabikwemereye. Genda utunge kandi utunganirwe, uzafashe abatishoboye, uzafasha abakene, uzabagirira akamaro, kuko Imana nawe iguhaye ubutunzi bukomeye. Ibi bintu rero bitandatu tugiye gusenga, kubabwira ko ku Mana ibintu byose birashoboka. Ku Mana ibintu byose biroroshe, ibintu byose birashoboka imbere ya Data, imbere y'Imana. Nitwizera, nidufata Yesu tukamushyira mu buzima bwacu, tugafata Yesu tukamwiyegereza, tugafata Yesu tukamugirira icyizere, tugafata Yesu tukumva turamukunze, nagira nkubwire ngo ibintu birakunda, ibintu birashoboka, urahabwa imbaraga kandi Yesu aragukoresha. Yesu akoresha abantu bose bamwizeye, abantu bose bamushaka, abantu bose bamukunda, abantu bose bamukeneye. Yesu arabakoresha. Rero niwizera kumvira Mwuka Wera, Yesu azagukoresha kandi uzaba umuntu w'agaciro mu muryango, mu itorero ndetse no mu gihugu. Ibi bintu rero tugiye gusenya umwuka w'ubusambanyi. Umwuka w'ubusambanyi mu muryango, iyi pepo tugiye kuyihagarika kandi murahabwa kubohoka, niko Uwiteka avuze. Umuryango wawe Imana irawutabara. Reka dusenge. Data, ndagushimiye kuri mu buzima bw'abantu. Igikomeye nuko uvuga amabanga ahishwe. Iyo wamaze kuyahishura, umuti uba ubonetse, igisubizo kiba kibonetse, ubutabazi buba bubonetse, amahoro abatashe umuryango. Uyu mwuka w'ubusambanyi muri uyu muryango turawuhagaritse. Ubu busambanyi turabwimuye, twimuye izi mbaraga, twimuye aya mapepo, twimuye aya majwi, twimuye imigambi mibi ya Satani. Ibyo Satani yari yaragambiriye ku buzima bw'abantu batandukanye, imigambi ya Satani turayisenye, dukinguye umugisha, dutangaje ubuzima bwiza, dutangaje amahoro n'ubutunzi. Ndagushimiye ko umwuka w'ubusambanyi usenyutse, utsinzwe ku buzima bw'uyu muryango. Ndizera kandi ndagushimiye ko bibaye Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha ko mutabawe n'Uwiteka. Abantu baza bibaza, Imana iyo yamaze kubihishura, erega ibindi biba byoroshe. Ushobora kwibaza ariko Bishoprubanda ko asenga isengesho rigufi, buriya ibintu biba bikoretse. Nagira ngo nkubwire ngo amasengesho magufi n'amasengesho maremare yose ni meza. Ufite umwanya wo gusenga isengesho rirerire ni ryiza cyane, kuko uvuga ibintu byiza, utaka uvuga Imana ni byiza. Kandi n'abavuga isengesho rigufi nabo nka Bishoprubanda ryo kwizera naryo rirakora, ragenda ikinjira. Mbabwira isengesho ubundi amasengesho yabera aba ameze nk'ifumbire. Ifumbire uzugenda ukayimena ahantu, kamfate ifumbire y'amase, aho bamena amase, aragenda hakamera ibyatsi hejuru, ariko hasi hakaba harimo ya mase, ya fumbire igakomeza. Ifumbire iragenda ikagira igihe kinini mu butaka,
kandi wahahinga hakera. Amasengesho nayo iyo dusenze aba ameze nk'ifumbire. Isengesho ry'iminota mike riragenda rigatura, rigakora operasiyo ikomeye mu buzima cyangwa se mu mubiri w'umuntu. Ibintu byari byarananiranye bikagenda bisenyuka, umuntu agatabarwa. Yari umusambanyi akavamo umukristo mwiza, akavamo umupastori mwiza, akavamo umwigisha mwiza, akavamo umuhanuzi mwiza. Abantu bakazabambona wa muntu wari umusambanyi, ariko noneho bagatangira kubona yaravuyemo umukozi mwiza w'Imana. Rero iri sengesho dusenze iminota mike riragenda ryinjire mu mitsi no mu magufwa no mu bwenge no mu bwonko no mu bitekerezo no mu mutima. Riragenda risenya ibihome, intambara, ubutware bw'umwanzi. Mu gihe gito iri imbere uzisanga uri umuramyi, uramya Uwiteka, uvuga ijuru kandi uvuga gukomera k'Uwiteka. Nuko niko bimeze. Kubera dushaka gufasha isi cyangwa se abantu benshi bari hirya no hino ku isi, dukoresha umwanya muto, ariko uwo mwanya ugakora ibintu bihambaye, ibintu bikomeye, kubera ko tubyemera kandi tubyizera. Yesu rero ko tumuzi, tuzi imbaraga ze, tuzi gukora kwe, iyo tumuvuze tuba tuzi ko hari ibintu bikomeye. Ni isengesho rigenda rikagira imyaka myinshi mu buzima, mu mutima w'umuntu, kandi rikazeramo ibintu byiza kandi bikomeye. Shobora kuba ari umuntu udashaka Imana, utanayemera. Ndabizi ko hari n'abatemera ubuhanuzi. Uze kumwegera, ufungure izi nyigisho, iyi deliverance uyifungura uri hafi ye. Ntumubwire ngo akurikire, ariko ufungura uri hafi ye gusa. Nugira amahirwe agakurikira, kumva hari ikintu kiri bwinjire muri we, hari ikintu cinjira mu mutima, hari ikintu cinjira mu bitekerezo bye. Kubera ko iyo tuvuga ibintu by'Imana cyangwa se amagambo y'Imana, cyangwa se iyo dutangaza Imana, tuba tuvuga dushigikiwe, duherekejwe, tuba tuvuga iby'ijuru. Kandi iyo tuvuga amagambo y'ijuru, aragenda akinjira, agasesera, akinjira, akagera kure, kubera ko n'Uwiteka ubikora. Ntabwo ari twe, ntabwo ari imbaraga zacu n'ubwenge bwacu, ahubwo ni ugukora k'Umwami, ni ugukora kwa Data, ni ugukora kw'ijuru. Ijuru rero nuko rikora, ijuru nuko rigenda rihindura ibintu. Ushobora kubona umuntu ari umupagani uvuga ngo uyu nguyu azapfira mu byaha, ariko kubera amasengesho tugenda dusengera abantu batandukanye, Yesu agenda bakoraho, abahindura, abaremamo ibyiringiro, akabazana abantu bakava mu byaha, bakaza bagakorera ijuru, bagakorera Umwami. Abantu bafite amashari menshi cyane, abantu bafite ibitekerezo byinshi, abantu bafite ibintu bibagora, bibakirigita. Satani arabashuka akababwira ngo ejo hari abantu twari twicaranye bakomeza komanteri, bavuga abakozi b'Imana, bavuga abasenga, bavuga ko nta bakozi b'Imana bahari, bavuga ko abantu basinziriye, abantu bari mu bitotsi, abantu batariho bakorera Imana. Ndabaseka, ndababwira nti muribeshe. Nubwo mwabona parti y'abantu nini cyane mukabona barimo bakora ibyaha, ndababwira nti muribeshe. Hari abantu benshi baramya Imana, hari abantu benshi bariho bakorera Imana, hari abantu benshi bahagaze neza. Irembo muhagazemo ni irembo ry'intege nke, ni irembo ry'ibibazo, ariko hari andi marembo menshi y'umugisha, hari andi marembo menshi arimo abatambyi, arimo abashumba beza, arimo abaririmbyi beza, arimo abanyamasengesho beza, arimo abigisha beza, ndetse arimo n'abahanuzi beza. Abantu barageneraliza akavuga ati abahanuzi bo muri iki gihe ni abahanuzi b'ibinyoma, ni abahanuzi. Oya, harimo abahanuzi b'ibinyoma, ariko hari n'abahanuzi b'ukuri. Ibyo byamyeho, byahozeho kandi bizahoraho, ariko abakorera ijuru, abaramya Umwami, abahanura ukuri, abashumba beza, abapastori beza, abigisha beza, abahanuzi beza, abaririmbyi beza barahari, kandi ni benshi kandi cyane. Ariko umwuka w'Imana icyo ashaka nuko abantu bakora, banahinduka. Nabo babi bari mu byaha nabo turabategereje ko bahinduka. Niyo mpamvu nubwo tuvuga ko abantu bari mu byaha, nubwo tuvuga ko abantu bagomba kwihana, ariko
ntabwo twirengagiza, ntabwo tureka kumenya no kuhamya yuko hari n'abantu beza bahari. Abantu beza barahari, niyo mpamvu isi ikimeze gutya, niyo mpamvu tugenda, niyo mpamvu mubona ibintu byose birimo bikorwa, niyo mpamvu imvura n'izuba byose tubibona, niyo mpamvu tubona abantu bagenda bakora. Itorero rya Kristo riracari ku isi, kandi itorero ririmo abantu benshi, abageni cyangwa se umugeni wa Kristo arahari ku isi. Hari igihe twibaza ngo ubonye abantu bakuri hafi baramya ibigirwamana ukibwira ngo niko abantu bose bameze. Wabona umupastori wawe ari mu byaha ugahita wibwira ngo abapasiteri bose ni babi. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo shitani ni kubwira ngo abantu bose barivanze babaye abakozi ba Satani. Ntabwo ari byo, iyo ni publicité itari na ngombwa. Shitani ifite abantu irimo ikoresha, ariko nabo dutegereje ko bahinduka. Abo bantu bari abasambanyi, nayo mpamvu dusenya uyu mwuka w'ubusambanyi, tugasenya umwuka w'ubuhehesi, tugasenya ko turasenyera Satani, turohereza amasengesho mu ndaya, mu basambanyi kugira ngo bakizwe. Kandi iyo tuboherejemo umuriro wa Yesu, umuriro uragenda, ijambo ry'Imana riragenda, ryamara kugera muri bariya basambanyi rigakurura abantu 10 bakaza bakaramya Imana, bagakorera Imana kandi bakaba beza. Nagira rero iyi video uze kwishira hafi y'umusambanyi, hafi y'indaya, hafi y'abantu bari mu byaha, bakurikireho gato, kuko nibamara gukurikira umuriro wa Yesu urabinjirana. Yesu arinjira mu mitima, arasenya ubusambanyi, baze babe abaramya kandi bahimbaza Imana. Impano bafite zize gukorera Uwiteka. Rero nagira ngo mbabwire ko bariya tubategereje, bariya abasinzi turabategereje, ziriya ndaya turazitegereje, bariya abantu bakorera Satani turabategereje ko bahinduka. Duteza amaboko tuvuga ngo yemwe abarushe n'abaremererewe nimuze musange Yesu abaruhure, kuko niwe ufite kuruhura, niwe ufite guhumuriza, niwe ufite gutanga imbaraga n'umugisha n'amahoro. Yego tubacira urubanza tubabwira ngo muri mu byaha nimutihana muzarimbuka, nimutihana muzacirwa urubanza, nimutihana muzapfa, nimutihana muzasha, ariko nimwihana muzabona ubugingo buhoraho. Rero turabasaba ngo mwihane kugira ngo muzabone ubugingo buhoraho. Ntabwo tubabwiye ko muzarimbuka gutyo gusa, ahubwo turababwira ngo nimukomeza mu byaha muzarimbuka, nimutihana muzarimbuka, ariko nimwihana muzabona ijuru, muzabona ubugingo uhoraho. Rero ndabasaba ngo mwitekerezeho neza kandi mwizere Yesu abafite muri gahunda, mu mugambi w'Imana muri mu bantu Imana yaremye kandi baremeye imirimo myiza. Rero mwitegure gutabarwa, mwitegure guhemburwa, mwitegure gushigikirwa n'Uwiteka, kandi Yesu arabakunda, abafite muri gahunda. Yesu abazi mu mazina kandi arabishimira. Reka dusengere kibazo cy'umwuka w'ubuhehesi, dusenye ipepo y'ubuhehesi igose umuryango wawe. Data, tuje imbere yawe dusenya umwuka w'ubuhehesi, izi mbaraga zisenya imiryango, izi mbaraga zitakaza Shandara basango ya boshora kar ya safaya de meni consanseri di militaire control demande. Ndagushimiye mwami ko uyu mwuka uvuye ku muryango ugatabarwa, umuryango ugahemburwa, umuryango ukagira amahoro n'umugisha. Ubwiza bw'Uwiteka nibwo umuryango. Hari abari muri gereza kubera icyaha, hari abandi biteguye gufungwa kubera ibyaha, hari abandi bazasazira mu nzu y'imbohe kubera ibyaha, hari abandi bazapfira mu nzu y'imbohe kubera ibyaha. Ariko mwami, abafunzwe kubera ibyaha ubasange muri gereza, bihane, bave mu buhehesi, bave mu mwuka w'ubuhehesi, bave mu myuka y'ubusambanyi, batabarwe basange muri gereza, bavemo atabarwe, baze bamenye Imana. Kandi muri gereza nibihane, bamenye ko Yesu ari umwami, batangire gusengera muri gereza, batangire kwihanira muri gereza, batangire kumenya ko Yesu abasanze mu nzu y'imbohe kugira ngo batabarwe. Ndagushimiye mwami ko uyu mwuka w'ubuhehesi ukuweho, mu izina rya Yesu dusenze, urakoze mwami, amen. Duhinduye isengesho dusengera abantu bafite business zitagenda neza, abacuruza ntibunguke, abacuruza bagahomba, abadafite business nziza, katubasengere. Data nkweretse abacuruzi, abantu bafite imirimo bakora, bafite business zabo,
zahombye, bafite business zabo zitunguka, bafite business zabo bagiye gufunga, barwe n'ijuru, batabarwe n'Uwiteka, batabarwe n'Umwami, kugira ngo imirimo yabo business zabo zigende neza. Ndagushimiye ko iyi business igiye kugenda neza, kandi uyu muntu yinjire mu mugisha, yinjire mu mahoro, yinjire mu byiza, akora atera imbere, ashima Imana, azaramye avuge ngo umunsi umwe ari kuwa gatatu naratabawe, tariki 8 naratabawe. Tekereza rero itariki y'uyu munsi avuge ngo ndatabawe, Imana irantabaye, Imana irantabaye, Imana iransanze. Ndakubwiye ngo humura, uratabawe, business yawe iratabawe, uratabawe, ugiye gukora kandi ugiye gutera imbere. Umugisha w'Imana nukugote kandi ugire amahoro atangwa n'Uwiteka. Ndagushimiye Kristo kuko zigitangaza, kutanze umugisha n'amahoro n'ihumure no gukiranuka no kurindwa no guhabwa ubuzima bwiza. Urakoze kubyemeye Data, mu izina rya Yesu nsenze nizera kandi nemera, kuvuga bikaba, kandi utanga ihumure, uhembura. Narakubonye ukora ibitangaza, narakubonye utanga ubuzima aho butari, narakubonye ugarura imbaraga, amahoro, umutekano, ibyishimo, kubaho, kurama, kurindwa, kubyara, kororoka. Nabonye ibintu byinshi ukora, kandi iyo uvuze Mwami ndakuzi neza, iyo numvise ijwi ryawe ukambwira uzubisohoza, kuko uri Data. Ndagushimye kuko ze iki gikorwa, mu izina rya Yesu dusenze, urakoze Mwami, amen. Duhinduye isengesho, tugiye kwimura karande yo kwiyahura, umwuka wo kwiyahura. Abantu bariyahura, bakiyahuza inzoga, bamwe biyahura bakoresheje inzoga, bakaja mu nzoga, akaba ariyo iba refuge ubuzima bwabo, bakiyahura mu nzoga, mu matabi n'ibindi, akazapfirayo kubera kutikunda, kubera ibintu byinshi, kubera uwo mwuka. Dusenye uwo mwuka wo kwiyahura, umwuka w'ubwiyahuzi, turawuhagaritse muri uyu muryango. Data, ndagushimye kuko zigitangaza gikomeye, koze operation ikomeye, usenyeza imbaraga z'ubwiyahuzi mu buryo butandukanye, utabara abantu tabarwe kandi bagira umugisha. Urakoze kubatabaye kandi urakoze kubahaye ihumure, mu izina rya Yesu. Pinduye isengesho nkwereka Mwami abantu bafite umwuka wo kwangwa, utagira igikundiro, kudakundwa mu miryango, kudakundwa mu kazi, kudakundwa mu baturanyi, kudakundwa mu bavandimwe, kudakundwa ahantu hose, icangiro, kwangwa n'abantu, uyu mwuka wo kwangwa, umwuka w'icangiro, umwuka wo kwangwa, uyu mwuka turawuhagaritse mu izina rya Yesu. Duhagaritse uyu mwuka mu izina rya Yesu, 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 duhagaritse izi imbaraga mu izina rya Yesu, duhagaritse imigambi ya Satani mu izina rya Yesu. Dutangaje umugisha n'amahoro no kurindwa no kurama no kugira amagara mazima n'ubuzima bwiza. Urakoze ko wihesheje icubahiro kandi urakoze kutabaye, mu izina rya Yesu dusenze, urakoze, amen. Pinduye isengesho, ngiye gusengera abantu badasinzira, abantu bataza baryama ngo basinzire, bagira ibitotsi bike, bagira amahoro make. Katubasengera Imana. Data, ndagushimiye ko uri kumwe natwe, kandi ndagushimiye ko ari utanga ubuzima, niwe utanga ibitotsi. Abantu badasinzira ubahe kuza baryama neza bagasinzira. Tabara ubwonko bwabo, uhindure, bakire, uburwayi buvemo, indwara yo kudasinzira, ipepo yo kudasinzira ikurwe mu buzima bwabo. Ubwo barya bakanywa bakire no gukira. Ndagushimiye ko batabaye, mu izina rya Yesu. Imana ibabohore, Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibagure, Imana ibahe gutera imbere no kurindwa no kuyoborwa n'umwuka wera. Ngiye gusoza mbashimira ko mwakurikiye, mbashimira ko mutabawe, mbashimira ko muhawe guhembuka, mugiye kugira ubuzima bwiza, mugiye kugira umugisha w'Imana. Nzaza mbafasha kubera ko tubikora ari kuwa gatatu, iyi deliverance tukayikora kuwa gatatu. Tuzareba uburyo tuzongeraho n'undi mwanya buhoro buhoro, ukareka ku munsi umwe mu cyumweru, ikaba wenda iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Tuzabisengera turebe icyo Imana izatwemerera, kugira ngo tugende dushiraho topics zitandukanye zifasha abantu aho bari hirya no hino, abari mu kazi, abari kwa muganga barwaye, abarimo bavura,
abafite ibintu, hari ibintu byinshi abantu baba bibaza. Nzategura ibibazo abantu bakunda kwibaza, nzategura ibibazo nka 20 bitangeho ibisubizo. Kuwa gatatu nzaba nateguye ibintu nka 20 bibazo, nzabibaza Imana imbwira ibintu abantu barimo bibaza cyane muri iki gihe. Kandi namwe mushobora kuba munabifite, muze kunyandikira kuri email cyangwa se telefone, muhamagare. Abantu bafite ibibazo bashaka kubaza Bishop Rubanda, mwabibaza kazabaha ibisubizo. Ibintu mubona biri bigezweho bibangamiye abantu badafite ibisubizo, mubibaze nk'umuhanuzi mushumba, zabaha ibisubizo kuwa gatatu. Mubibaze rero, mufite umwanya guhera uyu munsi kugera kuwa kabiri. Abafite ibibazo bashaka kubaza mwanyandikira, email yanjye muraza kuyibona, ndetse na telefone murayifite. Matsiko ibibazo mufite bitandukanye mwambaza, mushobora kwibaza ngo ese Bishop kwabwiriza uri umuntu yamubona ate, umuntu yamubaza ate, umuntu yamugeraho ate? Rwose ndaboneka kandi nabasubiza, kubera ko ibyo mwibaza bitandukanye. Hamwe n'Imana tuzabaha ibisubizo, kuko niko kazi dushinzwe, gufasha abantu batandukanye bari hirya no hino ku isi. Mbifurije rero umugisha w'Imana, gukunda Imana, kuramya Imana, kubaha Imana, kubaha abashumba banyu, gukunda abashumba banyu, gukunda ababyeyi banyu, kumvira abantu bakuru. Rero ndabifuriza gukomeza gutekereza, kuko nari ndiho mbibabwira. Turiho kugira ngo tubafashe, turiho kugira ngo tubashigikire, turiho kugira ngo mubone ibisubizo ku bibazo muba mwibaza buri gihe. Rero mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije ubwenge, mbifurije kugira ubuzima bwiza, mbifurije kuzabona ijuru, kuzabona Imana, mbifurije gutinyuka, kutigunga, kudaheranwa n'ibibazo cyangwa se n'ibintu bibagoye. Satani ikintu ikora ibwira abantu guceceka, ugira ibibazo ariko uceceke, ntugire ubibwira, ariko ugomba kugira ibibazo ukabivuga. Ko kamaro k'abashumba, tugomba kubabwira ibibazo dufite, bakadusengera, bakatugira inama. Rero mbifurije umugisha w'Imana no gukomeza kuyoborwa n'Umwuka Wera. Hari igihe mwibaza ngo no kutugora, kuduhamagara, wenda no kutugora, no kuturusha, niko kazi kacu. Kazi kacu ni ukugira ngo tubafashe. Rero Imana ibahe umugisha n'ihumure no kurindwa no kuyoborwa n'Umwuka Wera no kuzabona ijuru. Data, ndagushimiye kubahaye guhumurika no gushigikirwa nawe, no guhumurizwa nawe, no kurindwa nawe, no kuzabona ijuru. Urakoze kubahaye umugisha no kurama no kubaho neza. Ni mu izina ry'Uwiteka dusenze, urakoze. Amen.